niba wowe batakwita imbwa ngo ubyemere, ngaho uzatege tukwite inka, ihene, n'irindi n'ahandi ari aho ngaho nyine tugende tubisaranganya nyine uko biri aho. What be this? Jesus. God have mercy upon us. Yeah, bro. Yeah. Please, I want to do a video. Can you please reduce the volume for me? Yes, Miraza Media nanone nk'ibisanzwe, uyu akaba ari wa mwanya tugenda tugaruka ku biganiro byacu bigiye bitandukanye. Noneho ndagusuje cyane wowe aho uri hirya no hino, ese wiriwe gute, waramutse gute? Rero uyu ni wa mwanya ubana na Raza Media TV, akaba ariho ugenda usanga ibitekerezo n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero kuri uno munsi ntabwo tugiye kuganira ku bintu bisanzwe. Hari ukuntu nyine umuntu usanga agenda muri community runaka, noneho ya community ugasanga uburyo bumwe bamufata, ugasanga hari n'ubundi buryo nyine bagenda bamufata. Rero ugasanga rimwe na rimwe umuntu baravuga bati wowe runaka uri umuntu w'umugabo, aho rero akaba aba ari umuntu rwose uba ufite ibikorwa bihamye, ufite ibitekerezo ageza ku bandi bantu, hanyuma bya bitekerezo yamara kubigeza ku bandi bantu bakavuga bati iki gitekerezo utanze ni icy'umuntu w'umugabo. Noneho ikindi gihe ukazajya kumva baravuze ngo runaka ni imbwa, ati wowe uri imbwa ntacyo umaze. Noneho ukazajya ukumva nanone baravuze bati turiya ni ikibwa. Buriya nagiraga ngo nkubwire ko kuba imbwa ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko imbwa burya si itungo ryoroheje, ahubwo ni itungo rikomeye cyane. Ari nayo mpamvu uzumva umuntu wagize ikintu akora nk'ikosa cyangwa se akora gifuditseho ukuntu ku buryo atari bubashe kubyumvikanaho n'abandi, uzasanga bamwise imbwa. Ntibazamwita ihene, ntibazamwita inkoko, cyangwa ngo bamwite inka, cyangwa ngo bamwite intama, usibye ko hari n'aho bavuga bati ni intama y'Imana. Ubwo waba ari umuntu witonda, ukora ibyo bamubwiye, ufasha abandi, ugenda nyine agira umumaro mu buzima bwa bake mu bantu. Uwo bamwita intama y'Imana, undi bakamwita umuntu w'umugabo, ndetse undi bakamwita imbwa. Noneho ugasanga abantu rero ukuntu bagiye basekeje, aho bagera ugasanga umwe aravuze ati njyewe ndi intare, njyewe ndi intare rwose, ukumva nyine ntabwo ashaka kwiyita inka, ntiyakita ingurube, ariko akavuga ati njyewe ndi intare, cyangwa se akongeraho ngo njyewe ndi ingwe. Ni ukuvuga ngo igitutsi ushobora cyangwa se ikintu ushobora kugereranya n'umuntu nyawe n'umuntu utari umuntu wa nyawe, abantu baricaye baritonda, yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu bihugu bya Afurika muri rusange, ndetse no ku isi yose, usanga imbwa ari ryo tungo umuntu runaka iyo akoze ikintu batabashije kwemeranywaho bamwita imbwa. Ni nayo mpamvu rero njyewe nk'uko mubibona munabyitegereza cyane, mutagiye kure hose, njyewe aho kugira ngo uzanyite ikibwa cyangwa unyite akabwa, hose njyewe nahisemo kwibera imbwa nyambwa, imbwa nyayo, atari bya rindi muyitazira rindi. Ubundi imbwa ni ukuvuga ngo niryo babonye bahitamo nyine, babona yuko ari ryo ryakegera abantu, udakoze neza bakavuga bati ni imbwa.
undi ura utagize icyo atwaye. Ni ukuvuga ngo ubundi hari itandukanirizo. Iki ni igice cya mbere mbazaniye kuri iki kiganiro kigenda kibereka ukuntu umuntu ashobora gukora ibikorwa bya nyabyo akaba umuntu nyamuntu, ariko yakora ibindi bikorwa nanone bitewe n'uko aba atakoze ibya nyabyo, n'ubundi aba yakoze ibya nyabyo, kuko ibyo bya nyabyo usanga nyine bitewe n'ubyumva n'ubifata uko abishaka, agatera n'imbwa se ni ibintu byo bya kigate n'imbwa, ariko ibyo nta kintu rwose. yewe ndi imbwa nyambwa, ntabwo ndi ikibwa, sindi n'akabwa, ndi imbwa, kuko imbwa buriya ni itungo ryiza, ni itungo ryubaha ba sebuja, kandi imbwa nyambwa iba ifite sebuja. Imbwa itari imbwa koko iba ari umusega, iba izerera ku gasozi. Kuvuga ngo nyine noneho nk'uko twabivugaga, ugasanga umuntu nyine ni umugabo koko byahamye, yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, yajya gushaka uburyo abantu bazajya bamufata nyine ku buryo burenze cyane, agahita avuga ati njyewe ndi intare. Noneho se reka nze nkwibarize iki kibazo, ni ukubera iki iyo umuntu akwise imbwa bishobora kukurakaza, byamara kukurakaza bikaba byajya no mu rukiko ngo runaka yarantutse ngo ndi imbwa? Hanyuma se niba wumva ko kuba imbwa ari igitutsi, kuki batakwita inka? Bakwise inka ho ndakeka byaba ari ibindi bindi, kuko inka turayizi twese, abanyarwanda benshi twarayoroye n'abatarayoroye barayizi, kuko ni itungo ry'amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ntabwo wakita umuntu ngo ni inka, ariko ujya kumva ukumva umuntu ariyonukiriye rwose akavuga ati runaka ni imbwa. None se kuki nyine bahisemo ko umuntu azaba imbwa undi akaba umugabo? Kandi ntabwo iyo mbwa baba bavuga, baba bayigereranya kuba umugabo no kuba utari umugabo. Kuba udakora ibya kigabo no kuba ukora ibya kigabo nibyo biguha ishusho nyayo yo kuba imbwa, cyangwa se ntube imbwa. Ubwo iyo utari imbwa uba uri umugabo. Noneho rero niba wowe batakwita imbwa ngo ubyemere, ngaho uzatege tukwite inka, ihene, n'irindi n'ayandi ari aho ngaho, nyine tugende tubisaranganya nyine uko biri aho. Mwabyumvise rero, niyo mpamvu ngewe ako karagaciyemo, nagiraga ngo nkubwire impamvu ya nyayo n'ishusho urimo witegereza ureba, kugira ngo uzabashe kuntandukanya ndetse no kubitandukanya n'ibyo wowe wumvisha amatwi. Ntubishyireho umutima ngo ubanze ubitekerezeho, umenye ibyo ari byo babaga bashatse kuvuga hariya. Rero nk'uko mubibona, iyi shusho ni ubwa mbere uyibonye, ndakeka nubwo ari ubwa mbere uyibonye, humura n'ubundi niyo ugiye gukomeza kujya ubona, kuko ibintu by'ububwa cyangwa se ibintu biri hagati y'ububwa n'ibintu biri hagati yo kuba umuntu nyamuntu, ibyo ni byo gusa ugiye kujya wiyumvira hano kuri Raza Media TV. Twababwiye yuko ibiganiro byacu bizajya bishingira ku bitekerezo bwite byacu no ku bitekerezo bwite by'abandi bantu tugenda tubumvana, mu gihe twasanga ntawe bishobora gusenya cyangwa ngo byangirize. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byacu bwite ni ingenzi hano, kuko nta n'ibindi uzawumva, tugende twongeramo n'ibindi bikeya tugenda twumvana abandi bantu. Murakoze cyane rero, yari umujyanama mukuru wanyu wemeye ko mumwita imbwa ariko ya nyayo, atari ukuvuga ngo ni akabwa cyangwa se ngo ni ikibwa. Tukazajya tugenda duhura mu yandi mashusho azajya agenda acaho nyine menshi, nk'uko tugenda tubitegura, tugenda tubibazanira mu buzima bwa buri munsi.
rero mugire ibihe byiza, mukomeze mugire ibyiza byose mwifuza, tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Murakoze cyane.